Mwami Yesu turagushimiye kubw'urukundo ruhebuje udukunda. Muri njye yavuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije urukundo rwe, ngo mu byiza Imana yavuze ngo nta kiruta ko Yesu adukunda. Mwami tugushimiye uru rukundo dukunda Mwami, urukundo rutumye tukiriho, urukundo rutumye tugihumeka, urukundo Mwami ruduha ibyiringiro byo kuzakubona Mwami. Urwo rukundo turarugushimiye Mwami, ndasenze kugira ngo wongere wibutse abantu bawe urukundo rwawe Mwami, bitume bakugarukira Mwami, wongere wereke mwene data ko umukunda, mu byo akora byose ko umukunda, mu ahaba bose ko umukunda Mwami. Ndasenze kugira ngo urukundo rwawe rucengere umutima w'umuvandimwe, yongere Mwami agubwe neza bwo kumenya ko umukunda. Ubwo udukunda Mwami turi amahoro, ubwo udukunda nta cyatunyeganyeza Mwami. Icyama iyo feeling, icyama ibyo byiringiro, icyama Mwami ko gushikama kukuza ubugingo bwa mwene data bw'umuvandimwe w'inkurikiye mu isengesho. Urakoze Mwami, urukundo rwawe ko ruhebuje, rurenze uko twe twaruvuga, rugiye gutwarira imitima yacu no munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.